nanjye ubwo nabimenyaga n'igihe nari ntetse amagi abiri numva ndibuze kuyarya nkabonamo intungamubiri nk'ibyubaka umubiri nk'abandi. Burya nkunda amagi, ayakunda cyane dore ko ari isoko nziza y'ibyubaka umubiri ibizwi nka proteine. Uzabyumva banabivuga kuri radiyo ngo igi rimwe ku munsi. Dore ibyo ndimo kuvuga. Umuntu aramutse ariye ikiro kimwe cy'amagi ashobora kunguka grame cyangwa se amagarama 126 ajya kugera aho ngaho ya proteine cyangwa se ibyubaka umubiri. Ibi bihita bikora imibare ugasanga ko nibura kugira ubone ikiro kimwe cya proteine cyangwa se intungamubiri zo mu bwoko bw'ibyubaka umubiri byagusaba kurya amagi angana hafi n'ibiro 5. Amagi arahenda. Ibyo ntacyo bitwaye, nta nubwo binatangaje cyane kandi twese turabizi. Ntabwo uzabyumva henshi, nta n'undi muntu uzabikubwira uretse ngewe ko ibimonyo cyangwa se intozi, ibishishi cyangwa se nyine byaterwa n'ubwoko cyangwa se n'indi zina wagita bitewe n'ururimi rwawe ko bifite intungamubiri cyangwa se proteine cyangwa se ibyubaka umubiri cyane yewe kurusha ahubwo amagi cyangwa se inyama y'inka cyangwa se izindi nyama muri rusange. Umva iyi mibare. If you ate an ant, you might think it wouldn't have any nutritional value. Uramutse uriye urutozi cyangwa se ikimonyo ushobora gutekereza ko ntacyo cyakumarira. Uribeshya kuko 20% by'ikimonyo bigizwe n'ibyubaka umubiri. Bivuze ko ikimonyo kimwe kizaguha miligrame imwe nukirya. Nuramuka uziyoye ukamira nk'urushyi rwazo bizaba bihuye neza nko kurya agace gato kangana na kare cyangwa se square k'inyama. Kare inyama cyangwa se uzita inyama zikaranze neza zimwe mujya kugura. Hano ni kuri Tele Montagne Rwanda, tuvuga ku bibera mu isi, bitangaza bibera mu isi. Niyo mpamvu ngusaba kubanza gukora subscribe. Uyu munsi reka turebere hamwe ibitangaza cyangwa se igitangaza cyishe mu ifunguro nk'intozi cyangwa se ibimonyo. Udusimba duto cyane dusuzuguritse rwose. Ahantu nko muri Kenya hirya ahangaha ndetse no muri Aziya ko barya ibimonyo babirya gute? Bitegurwa gute? Turanyura no muri bumwe mu buvumbuzi bwerekana uko intozi cyangwa se ibimonyo wabyorora mu rugo nkuko tworora inka bikabera ifunguro ryiza abana bawe, cyane ko abana baba bakeneye intungamubiri ngo bakure, ibyubaka umubiri nyine muri rusange. N'ubushakashatsi buraza kugutangaza kandi bukagutungura. Reka tubucemo rero. Nitwa Mugisha Samuel. Ubwo nari ntetse amagi yanjye nibwo nabonye ikimonyo kinyuza hafi aho. Nanjye na yamatsiko yanjye nabumbuye isoko nkuraho ubumenyi, ubushakashatsi n'ubuvumbuzi. Nibwo nasomye ibitangaza nanjye ntarinzi ko bibera mu isi dutuyeho. Ibimonyo cyangwa se intozi ni isoko nziza y'ibyubaka umubiri, cyane kenshi ko bitewe n'ubwoko bw'ikimonyo gishobora kugira ingano ingana na 20-30% y'ibyubaka umubiri muri cyo. Ubwoko nk'intozi cyangwa se ibimonyo byo mu bwoko bw'umukara ndetse na bumwe mu bwoko bukegeta ibibabi bushobora kugira ingano nyinshi y'ibyubaka umubiri muri bwo ku buryo bibugira ikiribwa kibanga gihagije mu byubaka umubiri, ikiribwa cyiza ku bantu mu mico imwe n'imwe yo ku isi. Mu mico imwe n'imwe yo ku isi umuntu aba ashobora kuba yahitamo kwirira ibimonyo byokeje cyangwa se intozi aho kuba yarya ifi barobye mu mazi. 20-30% bya proteine ibyubaka umubiri. Umva icyo iyi mibare ivuze. Uramutse ufite ikiro kimwe cy'ibimonyo byumishijwe neza cyangwa se intozi, ni ukuvuga ko uzaba ufite grame 200 cyangwa 300 bitewe n'ubwoko bw'ibimonyo uraza kurya nk'ifunguro. Inusu y'ibimonyo byumishijwe neza bishobora guhereza umubiri w'umuntu nibura grame 100 kugeza ku 150. Ibi hari abantu babyumvise neza kandi babisobanukirwa kare mbere ya twese. Mu bice by'isi nko muri Aziya, muri Thailand na Laos, ibimonyo cyangwa se ibyo twita udukoko two mu bwoko bw'intozi cyane nk'ibyo mu bwoko bwitwa weaver ants babiteka mu isosi cyangwa se isupu, ndetse babigurisha mu bikopo nka saradine cyangwa se ibikopo nka kanete nyine, bya bikopo by'ibyuma. Tekereza ibimonyo mu isosi cyangwa se inshishi. Ibimonyo bitarakura neza benshi barabikunda cyane kubera impumuro yabyo by'akataraboneka. Ibimonyo byo mu bwoko bukegeta ibibabi kenshi birotswa kandi bigatekwa nk'ifiriti mu bice birimo Colombia muri Amerika Latine. Bikaribwa kenshi babirya nk'utwo kurya twa hato na hato, ibyo twita snacks twebwe. Ibice nka Brazil muri Amerika y'Amajyepfo. Muri Afrika intozi cyangwa se ibimonyo byirabura nibyo biribwa cyane nko muri Kenya.
Ibindi bice byo muri Afurika nabyo ntibyasigaye, kenshi barabyotsa cyangwa se bakabivanga mu ifu ubundi bagateka. Mu bice nka Australia barya cyane intozi zo mu bwoko bwa honey ants. Izi zibika ibizwi nka nectar mu nda yazo. Nectar ibikomoka mu ndabo bikora ubuki busanzwe. Ni intozi ziryoha cyane, nubwo ntaratamiraho ngo numve bume nababera umugabo wo kubihamya. Agasimba gato cyane nyamara kagendana intungamubiri utapfa kubona uko wiboneye. Ibyubaka umubiri bingana na 20-30% mu ngano. Bivuga ko ibimonyo bigira ibinure byiza bizwi nka omega 3 na 6, ibinure byiza ku buzima bw'umutima n'ubwonko. Ikimonyo, inyama yacyo igira icyitwa imyunyu y'ingenzi nk'ubutare, zinc na magnesium n'ibindi byinshi byiza ku buzima bw'umuntu. Bivuga ko umuntu ushaka korora intozi cyangwa se kubikoresha nk'ifunguro, isoko y'ibiribwa byiza cyangwa se ikiribwa cyiza, intungamubiri ku mubiri wenyine, bisaba igishoro gito cyane ugereranyije n'andi matungo. Ubworozi, oya nako ntabwo bavuga ubworozi ahubwo bavuga guhinga. Intozi barazihinga, ni ubuhinzi. Bukaba ubuhinzi rero buhendutse kandi butangiriza ikirere. Guhinga intozi biroroshye cyane. Abahinzi babanza guhitamo ubwoko bw'izo bashaka guhinga ndetse n'intego yabo. Intego zaba nko kuzikoresha nk'ibiryo, ifunguro, kurwanya udusimba twibasira ubuhinzi se cyangwa se ubushakashatsi. Igihe ari ibyo kuribwa cyangwa se igihe ari izo kuribwa, intozi zikegeta ibibabi n'iz'umukara cyangwa se ibimonyo by'umukara nibyo bizwi cyane. Abahinzi bafata umurima bakawuzitiza uruzitiro rukoze mu birahuri cyangwa se plastique. Indani harimo umucanga cyangwa se ubutaka. Bakora ku buryo bwose umurima usa neza n'ubuzima busanzwe intozi cyangwa se ibimonyo bikunda kubamo. Baba bagomba gushyiramo ubuvumo, ibyumba byo gutereramo amagi n'ibindi nyine intozi zikunda. Ku biribwa, intozi zikunda kurya kandi zikunda cyane isukari n'amazi cyangwa se n'iyashonze nyine, ndetse n'imbuto. Zikunda ibiribwa byuzuye ibyubaka umubiri, proteine ndetse n'udusimba duto cyangwa se udukoko. Ibimonyo byo mu bwoko bukegeta ibibabi, abahinzi babiha ibibabi buryo byo byihingiramo ibyo kurya byabyo ubwabyo, udukoko two mu bwoko bwa fungi akaba ari two birya n'ibimonyo. Umusaruro uba ushobora kuboneka ari ubwoko bubiri: intozi cyangwa se ibimonyo bikuze, byakuze cyangwa se bitarakura neza, ibyitwa larva. Intozi zasaruwe ziba ziteguye kuribwa. Abahinzi bashobora kuzotsa, ari byo kuzinyuza ku muriro, kumishwa cyangwa se bakazihindura ubundi buryo zaribwamo, cyangwa se bakazihindurira ubundi buryo zishobora kuribwamo, nko kuzipakira mu makopo cyangwa se mu bikombe cyangwa se kanete. Ni ubuhinzi budasaba amafaranga menshi kandi kikaba ikiribwa kiri kwamamara cyane kubera isoko nziza yacyo y'ibyubaka umubiri ku bantu, ku mubiri w'umuntu. Grame zigera kuri 300 kuri buri kilo cy'ibimonyo. Ikiribwa gitanga ingano nyinshi ya proteine cyangwa se ibyubaka umubiri, kurenza ahubwo kure cyane inyama n'amagi, nubwo hari izindi ntungamubiri ziherekeza amagi n'inyama birumvikana. Zaribwa zokeje, ari mbisi, zikaranze cyangwa se zivanze n'ibindi byo kurya. Impumuro yazo yihariye, intungamubiri yazo, intozi bizatuma unaziraza mu nkono. Sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima ndetse n'ibindi biganiro bitumenyesha ngo mw'isi haberamo ibiki. Mugisha Samuel niyo mazina yanjye, reka dusubire ubutaha.